rero uyu muyoboro ukigamije cyane ni ukubwira abantu ngo ufite Imana muri we aba afite byose, kandi Imana niyo gisubizo cy'ikibazo icyo ari cyo cyose cyo waba ufite. Tuzajya tubirebera mu bintu bifatika, kandi nanone uyu muyoboro ntabwo uzagarukira ku magambo gusa. Dufite gahunda yo kuzajya dufasha mu bifatika, tukamenya ahantu hari imfubyi tukabafasha, tukamenya hari abapfakazi tukabafasha mu bintu bifatika. Kuko hano ni ijambo ry'Imana ritwereka ko kwizera kutagira ibikorwa none kuba gupfuye. Ntacyo byatumarira kubabwira amagambo gusa, ariko icyo tukurusha ni igitekerezo, n'icyo tukurusha mu bifatika tutakikugejejeho. Reka tubasuze muri uyu mwanya mwese badukurikiye. Imana ibahe umugisha kubera ko wemeye kureba iyi video. Niba uri kubireba iyi video, Imana iguhe umugisha. Ni ubwa mbere ubonye iyi channel yitwa gutya, uwo tugiye kwakira mu kanya aribuze kutubwira amazina yayo, atubwire na purpose, tubwire intego, atubwire vision byose na vision na mission byose. Hanyuma wowe rero udukurikiye muri umwanya, Imana iguhe umugisha. Ngi tugiye kubana nitwa Emmy. Hanyuma ngira umugisha wo kubana nawe muri uyu mwanya muri iki kiganiro. Iyi channel ni nshyashya, ariko hari ibintu byinshi bishaka gukorerwa hano, kandi n'Imana yamuhamagaye kugira ngo mu gihe nk'iki akoreshe iyi channel. Reka rero uhageze nkusabe ikintu gikomeye, ukore subscribe cyangwa se ukore s'abonner. Niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ni s'abonner, hanyuma icyongereza ni subscribe. Ngira ngo byose c'est la même sauce, byose ni kimwe. Hanyuma naho ngaho mu nyuguti z'umukara z'umutuku hasi, hanyuma ukandemo, urabona inzogera ku ruhande nayo ikande, kugira ngo mu gihe cyose ubonye iki kiganiro cyangwa se igihe cyose ufite internet twashizeho ikiganiro tubona notification cyangwa se notification, hanyuma uhite ubona icyo kiganiro. Wenda ntago ndibuze kubisobanura kubera ko nge ntabizi cyane byimbitse, ariko ndi kumwe n'umumama mama ugiye kujya ukoresha iyi channel cyane, ari nawe visionnaire w'iyi channel. Ni umumama mwiza ufite byinshi byo kutugezaho, atubwira n'impamvu yabitekereje kugira ngo abikore. Munyemerero tumwakire mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Abatakuzi baramenya witwa? Amazina nitwa Muganwa Jolie cyangwa Jolie. Ndi umumama, ndubatse, mfite abana 4. Ndi umukozi w'Imana, ndi umuvugabutumwa, kandi ndi mu buzima busanzwe ndi rwiyemezamirimo. Ndumva ari ibyo nasabaga ko tubanza tugasenga mu gihe cyo dutangira ikiganiro. Amina rwose, karibu dusengere isengesho. Data, mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro, turaguhimbaje kuri Imana nziza, Imana nzima, Imana yo kwizerwa. Tugushimiye iyi gahunda nyaguhora ku ngoma wemeye yuko tujyamo, kandi mwami Imana ukaba uri Imana izaherekeza ikiganiro kikagera kuwo wageneye ko kigeraho. Ndagushimye yuko mwami ari inzozi zo nagize kuva kera, ariko uyu munsi ukaba wemeye yuko mwami zishyirwa mu bikorwa. Ndagushimiye yuko mwami mwiza uzi impamvu y'iki kiganiro, uzi impamvu y'iyi channel, kandi rero uzayiherekeza kugira ngo isohore uko wayiteganije nyaguhora ku ngoma. Umutima wose ndetse n'amatwi yose azakira iki kiganiro cyangwa uzajya kuri iyi channel ari we wese, mwami w'abama aba ari wo mutegura, kandi aba ari wowe ufungura amatwi ya Mwuka kugira ngo yumve icyo wamuteganirije. Umuhe kugira ngo Data mwiza yakire impano ye iri muri ibi biganiro tuzadukorera kuri iyi channel. Ni wowe Mana izi byose ibihishe, ni wowe Mana izi imitima yacu, ni wowe uzi ikiri ku mutima wanjye, ni wowe uzi impamvu y'iyi channel. Rero nyaguhora ku ngoma nyigushyize mu biganza, nk'uko Data mwiza mpora nyikubwira, kandi nzi neza kuri Imana yemeye yuko izabaho. Habwa icyubahiro rero ko hari imitima igiye kubohoka, ko hari umuntu ugiye gukira, ko hari wari urwaye uburwayi bwo turi buganira aha, ndetse ko hari wari ufite ibibazo yumva adafite ibisubizo byabyo, ndetse ko hari wari ugiye kugira icyo ajyamo kibi kubera ubuzima bwarimo, ariko ikiganiro ndetse n'ibizakurikira byose bikazamubera
inkomyi kugira ngo yo kwerekeza, ahubwo ubuzima bwe bwose aburundumuriye muri Yesu kugira ngo abe ariho akura igisubizo cy'ikibazo icyo ari cyo cyose cyaba kimumereye nabi. Ahubwo icyubahiro kuri Imana yacu kandi isubiza ushimwe kandi uhimbazwe kubikoze mu izina rya Yesu, amen. Amen. Ngira umugisha wo kubana nawe muri uyu mwanya. Hanyuma iyi ni channel y'ivugabutumwa? Yego. Ivugabutumwa n'urusengero muri hano? Oya, ntabwo ari urusengero ruri muri hano. Iyi channel ngenekereje mu Kinyarwanda ni channel y'ivugabutumwa, ni channel yo guhumuriza, ni channel y'ubujyanama, ni umuyoboro muri make wanatekereje kuva kera ko hari uwo yafasha, ariko cyane cyane target ni imfubyi, ni abapfakazi, ndetse no kugira inama umuryango ugishoboye kuba ukiri kumwe, ugifite papa, ugifite mama, cyangwa ufite umwe muri bo, kugira ngo dufatanye kugira ngo ubuzima bw'ejo hazaza bube bwiza. Nabitekereje kuva kera, mu Cyongereza ubundi ministry cyangwa iyi channel natekereje ko yazitwa Truth Initiative Ministry. Numvise yuko hari byinshi cyane bica mu matwi y'abantu, nanjye bica mu matwi yanjye, nsanga ko hari ibibazo byugarije cyane imfubyi, byugarije abapfakazi, hari ibibazo byugarije umuryango. Numva muri byo harimo umuhamagaro rero wo guhagarara nanjye nkagira icyo ntanga, yenda gishobora kuzagera ku cyo urumva. Ni benshi bazumva ibiganiro, ariko nanone hari Uwiteka nibaza ko yateganije ko azafashwa n'iki kiganiro ndetse n'ibizakurikiraho, yaba ari imfubyi, yaba ari umupfakazi, ndetse n'umuryango ukiri kumwe, kugira ngo buri muntu wese uzacyumva azaba amahoro, azakire icyo Uwiteka yamugambiriye ko yakira kandi kimumugirira umumaro. Ni kenshi iyo twagiye twumva ibibazo by'imfubyi, twumva iby'abapfakazi, tukumva umuryango ukiri kumwe ariko utazi impamvu, mbese udaha agaciro ku bana kwawo. Byose ibyo ni ibintu byo twavuze ko nzakomanyiriza hamwe kugira ngo bizafashe, bizagira uwo bifasha kumva ko niba uri umuryango ukiri kumwe, wumve neza ko ari amahirwe iyo Uwiteka kibahaye kuba muri kumwe, kuba mukiriho. Mwumve ko ari umugisha mwicayemo kandi mukwiye gufata neza, mukumva ko ari ikintu cyihariye, ni amahirwe mufite yo kugira ngo mube mukiri kumwe muri bazima. Noneho rero tukavuga ngo ntabwo abo ngabo aribo twagira inama gusa, ahubwo twanajya tugira inama imfubyi, yindi ivuga iti kuva ntafite umubyeyi ntacyo ubu nkimaze kuri iyi si, kuva ntafite umubyeyi ntawe nabwira ikibazo cyanjye. Hari n'abo nzi bavuga ati kuva ntafite umubyeyi ntawe nakwereka ubukwe, kuva ntafite umubyeyi nta n'impamvu yo kwifata neza, nta n'impamvu, ariko nshaka kubahumuriza mbabwira ngo kuva dufite Imana muri twebwe, dufite umubyeyi, tumeze neza. Ariko hanyuma n'umupfakazi nawe rero ugasanga nawe niyo mitekereza, akavuga kuva ntafite umugabo cyangwa kuva ntafite umugore, ugasanga muri make nawe yabonye kaba nk'urwitwaza, akaba yagira uko abaho nabi, yitwara nabi, yifata nabi, kubera ko abona ko yabuze umugabo cyangwa yabuze umugore. Sinzi ngira niba n'umugabo ngira ngo bamwita umupfakare, umugabo n'umupfakare. So niyo ntego nyamukuru y'iyi channel, niyo guhumuriza, kujya inama ndetse no gufashanya mu bitekerezo, ku buryo ari imfubyi zabaho neza, ku buryo ari umupfakazi azabaho neza, umuryango we ukaba akarusho nanone kuko ukiri kumwe, ugaha agaciro cyane kuba bakiri kumwe. Ko numva iri zina risa n'iri mu rurimi rw'amahanga, mu Kinyarwanda ugenekereje kugira ngo abadukurikiye babashe gusobanukirwa. Nagenekereje navuga ngo ni umuyoboro wiyemeje kwerura ukavuga ukuri, ukagira inama umuntu ukuri, ukerura ukabwira umuntu ukuri, ukita ikintu uko kimeze, ntuce hirya no hino kugira ngo wo kumubabaza, wo kumukomeretsa, ahubwo ukamugira inama nyayo. Ko hari utinya kwerura ngo avuge inama nyayo, akavuga ati uyu muntu wo nyibwiye sinzi uko atekereza, sinzi uko ari bubyakire, ariko twe twiyemeje ko tuzajya tuba abantu bavuga ukuri, berura bakavuga ukuri. Ukabwira umuntu uti nta mpamvu, urugero, nta mpamvu yo kuba wakwigira indayi ngo no kuri imfubyi ngo wumve ko ari cyo gisubizo cy'ikibazo cyufite none.
n'ibindi nkabyo. Rero mu by'ukuri ni umurongo cyangwa ni channel yiyemeje kujya ivuga ukuri, kwerekeza mu kugira abantu inama ndetse no kugira ngo hazagire aho iyo nama izamugeza ejo hazaza. Urakoze cyane. Hanyuma turibuze kwibaza, wavuze ibintu byinshi musa naho muzagarukaho. Wowe uri nyiri channel niwe visionnaire, ariko uzagira abatumirwa? Yego. Bashobora gutanga message? Tuzagira abatumirwa batandukanye, tuzagira ndetse abatanga testimony cyangwa abatanga buhamya, akaza akaba yavuga ati jewe nabaye imfubyi igihe kingana gutya, ariko Uwiteka yangejeje aha n'aha. Ariko muri ibyo byose sinzi nanabisobanuye neza, iyi channel izibanda cyane kwereka ko ibyo byose byucamo, byo waba ucamo cyangwa ibyo uzacamo, icya mbere cyo tuzadushishikariza abantu ni ukwakira agakiza, ni ukwatura Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, kuko ariho twabonye ubwihisho, niho twabonye ko hari ibisubizo bya biri bibazo byose by'umuntu ahura nabyo, ari uwo wabuze umutware cyangwa wabuze umufasha, ari n'umwana wabuze ababyeyi ndetse n'umuryango ukiri kumwe. Twasanze uretse Imana yonyine utayubakiyeho biroroshye cyane kuba watana ukajya mu bindi wibeshya ko ariho uri bukure igisubizo, ariho uri bukure amahoro, ariko n'ubundi ntuzasoze utabonye ko wibeshye nyine. Rero uyu muyoboro icyo ugamije cyane ni ukubwira abantu ngo ufite Imana muri we aba afite byose, kandi Imana niyo gisubizo cy'ikibazo icyo ari cyo cyose cyo waba ufite. Tuzajya tubirebera mu bintu bifatika, kandi nanone uyu muyoboro ntabwo uzagarukira ku magambo gusa. Dufite gahunda yo kuzajya dufasha mu bifatika, tukamenya ahantu hari imfubyi tukabafasha, tukamenya hari abapfakazi tukabafasha mu bintu bifatika. Hano ni ijambo ry'Imana ritwereka ko kwizera kutagira ibikorwa none kuba gupfuye. Ntacyo byatumarira kubabwira amagambo gusa, ariko icyo tukurusha ni igitekerezo, n'icyo tukurusha mu bifatika tutakikugejejeho. Mama Ganza, iyo uvuze gutyo, mu Rwanda dufite abapfakazi benshi n'imfubyi nyinshi, kandi uri business woman, abantu baba muri business kugira ngo azajye mu bikorwa nk'ibi bimusaba gushyiramo amafaranga, hari ubwo bisaba analize nyinshi, hari ubwo bisaba nkavuga ni ibi bintu bizasa naho biri buze kubakomerera. Imfubyi zigiye kuba nyinshi, zibahamagare, zibandikire, dore hariho nimero zanyu hasi, abapfakazi benshi babandikire. Nkavuga ntese muri tayari kubaho ibibazo byose mugiye kubyishyira ku mutwe? Murakoze cyane. Nibyo koko igihugu cyacu cyahuye n'ibibazo byo twese tuzi, hari abapfakaye cyangwa babaye imfubyi kubera ibyo bihe bibi u Rwanda rwaciyemo, ariko nanone hari n'imfubyi nyine babuze ababyeyi cyangwa abapfakazi babuze ababyeyi mu bundi buryo. Ariko mu by'ukuri twebwe ntabwo twaza twiyemera tuvuga ngo turiteguye kuzakemura ibibazo byose by'imfubyi zose n'abapfakazi bose, oya. Ahubwo twebwe tuje natwe twunganira abandi, tuje turi tayari kugira ngo Uwiteka dukoreshe, kugira ngo icyo yateganije n'uwo yagiteganyirije bitunyuzemo kizamugereho. Nicyo gisubizo numva nabaha. Twe gusa dufite uwo mutima ushaka, dufite uwo mutima ukeneye kugira natwe icyo tumara. Rega twasobanukiwe ko muri uru buzima bwo turimo, mu bwami bw'Imana bwo duharanira, icyiza cyose cyukoze ububibyi, kandi uyu murimo tubibamo ni umurimo mwiza cyane utajya urumbisha. Rero ni ukuvuga ngo natwe dukeneye kugira icyo tujya dukora, twunganira abandi bagizi ba neza bajya bagira icyo bakora, nuko bazahabwa umugisha wo kugira neza, natwe tukazabamo. Imana ibahe umugisha. Hanyuma Imana iguhe umugisha kubw'iyereko ufite rikomeye. kandi none se abadukurikiye muri uyu mwanya, wenda tugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi, gisa naho ari introduction cyangwa se iri buriro ry'igicano, nkavuga ni uyu munsi wenda abadukurikiye urumva w'umusanzu wabo ari uwuhe? Murakoze. Abadukurikiye rero ndabashimira cyane, ndetse n'abazakunda kudukurikira mbaye mbashimiye, kandi mbasabira umugisha cyane. Imana izabashoboze kugira ngo mudukurikire kandi mugire icyo mukuramo cyabagirira umumaro. Nicyo kintu cya mbere cyo twifuza. Nk'uko twabivuze, twe tuje kunganira, tuje natwe kunganira abandi bagizi ba neza bari hanze hano, bajya inama, bubaka amago akiri kumwe, ndetse bafashe imfubyi mu bitekerezo n'abapfakazi, ndetse no mu bikorwa bifatika.
rero nawe uzakurikira iyi channel ushobora kuba nawe wari ufite ubushobozi warabuze aho ubucisha, wazatwegera kugira ngo natwe dushyire hamwe amaboko dufatanye nawe gufasha wa wundi ukeneye ubufasha bwacu. Ese ushobora kuzakurikira uri umwe mu bafite ikibazo bakeneye gufashwa, ntuzatinye nubwo tutaje ngo tuje gukemura ibibazo byose bibaho, ariko ntuzishishe, uzatuvugishe, cyo tuzaba dushoboye tuzafatanya nawe, tuzakugira inama. Erega twasobanukiwe neza ko inama, ijambo ryiza rishobora kukuremera cya kintu cyo wari warabuze naho wanyura kugira ngo ukigereho. Rero ni ukuvuga ngo wa wundi uri hariya hanze uzaba ufite ubuhamya bwakubaka, bwafasha wa wundi wari ucitse intege, wari utentebutse wavugaga ati ndapfuye birarangiye ntacyo mfite, ntaho nakwerekeza, nta ahazaza yatanga ubuhamya akagusubizamo imbaraga, akagira uwo yubaka, akagira uwo akomeza. Rero ni ukuvuga ngo abazadukurikira bose cyangwa n'uba bakurikiye cyangwa bari bukurikire, ni ukuvuga ngo turabasaba ubufatanye, tuzafatanye namwe, ari abo bafite ubuhamya tuzavugane, tujye tubatumira namwe mu butange mugire uwo mwubaka. Ni umusanzu ukomeye uzabutanze, ari ufite icyo afite gifatika, tuvugane twumvikane ukuntu turi buhuze imbaraga tugere kuri naho wagera ku muntu umwe. Inshuti yanjye, hari icyo ubukemuye, hari ubuzima uburamiye, hari umutima wuba wubatse, hari umuntu wuba wongeye gukomeza ukamwereka ko kubaho bishoboka, aho yumvaga yuko birangiye. Rero ukurikiye wese ndamusaba kugira ngo icyambere adusengere kugira ngo bizacemo nk'uko tubyifuza, kandi icya kabiri icyo urusha ukeneye ubwo bufasha tuzabane kugira ngo dufatanye natwe mu ngororano. Uwiteka natwe azatugororera kubera iyo naze tuzatugira ibikwiriye. Imana ibahe umugisha. Amen. Hari abantu benshi badukurikira bashobora kuvuga ati Mama Ganza n'ubundi muri bizinesi, azakoresha amafaranga yo muri bizinesi. Reka dukomeze tubirebe gusa akumva we nta ruhare rwe yawe, ariko nkavuga niba hari abantu badukurikira bafite uwo mutima wo gufasha, bakita ku mfubyi n'abapfakazi. Reka buriya nubwo ari ivugabutumwa ariko dukora ibikorwa bigaragara actually, kuko turavuga ko dukunda Imana tutareba se, kandi dusize umuntu ashonje ari hano batugiye gutura Imana no kuyikunda, turabeshya. So hanyuma rero mwese abadukurikiye murumva ko iki kiganiro ni cyiza, kandi yicano ni ngombwa ko dukomeza kuba kenshi kugira ngo dukurikire ibiganiro byinshi bagiye kujya banyuzaho byatugirira umumaro bigafasha n'abandi. Birumvikana ko hazaba hari abatumirwa batandukanye, ndetse n'ibibazo nawe ushobora kubaza hasi muri comment. Inkunga ikomeye rero kuri Mama Ganza ni uko ibi biganiro babisangiza abandi, hanyuma nabo bamara kubona ibi biganiro kandi mugakora subscribe kugira ngo turusheho kuzamura ivugabutumwa rigendeye kuri iyi channel. Murabizi ko isi tugezemo ni ikoranabuhanga. Mama Ganza yafata ikiganiro kuri RBA wenda bari kumureba bari bake, cyangwa se kuri TV1 cyangwa se kuri BTN, cyangwa se bakanabireba ariko ntibagisubize inyuma ngo bumve. Hano rero ushobora kumva gusubiza inyuma ukumva ikibazo utumvishe, kongera ukakibaza hanyuma akagusobanurira. Hariho na nimero za telefone hasi, ariko mbere ko tumusezerera kugira ngo wenda ajye kuruka ategura ibizatambuka undi munsi, ahubwo nashaka kwibaza ngo ese iyi business ukora yo ntabwo ari ngombwa ko abantu bayimenya? Ahubwo ukiri aho ngaho nagira ngo mfashe buri muntu wese waba yumvise icyo kibazo cyo wibajije, ntazagire umuntu wibeshya ngo kugira uwo mutima nuko ufite amafaranga, kugira uwo mutima wo gufasha no gukora business nuko ushoboye. Ikintu uwo mutima uturuka ni impano y'Imana itanga. Ni ukuvuga rero ngo gutanga nasobanukiwe ko ntabwo ari uko ufite byinshi, icyo ufite gitoya kuva ufite uwo mutima murakigabana na mugenzi wawe kandi mukagubwa neza mwembi. Rero ntabwo ari uko ari ukuvuga ngo Mama Ganza akora business afite amafaranga azabikora, oya. Naje kugira ngo mfatanye n'abandi bose bafite uwo mutima wo gutanga, afite umutima wo gufasha, afite umutima w'ubujyanama, kugira ngo tugire umusaruro natwe tugire umumaro ari mu gihugu cyacu ndetse no hanze yacyo bishobotse. Rero no kuvuga ngo wowe ari we wese wakwibaza icyo kibazo, igisubizo ni uko atari uko mfite amafaranga, si uko nabuzeho nyashyira, si uko nashatse kwigaragaza, si uko oya. Ni ukuvuga ngo ni umutwaro mfite wo kumva ko hari umumaro nanjye nagira mu gihe nk'iki, ndetse n'undi wari wese wo tuzafatanya kugira ngo dushobore kugira uwo tugeraho turamire yabonaga ko isi murangiriyeho.
rero bizinesi yo nkorayo ni bizinesi zose nkora bizinesi zose aho Uwiteka gusa yanyerekeje niho njya kandi nkahura n'umugisha wanjye nkawuhakura ariko cyane cyane mba muri supply mba mu isuku rero byo nibyo ari nk'uko bivuga tujya dutinya kuvuga ibyacu ariko waba afite intebe akeneye kuzogesha ufite amatapi ufite jardin ufite inzu akeneye koza ibyo byose ni imirimo yo nkora kandi Uwiteka akayimperamo umugisha. Urakoze cyane Mama Ganza n'ubundi dusabira umugisha mbere yuko tugana ku musozo w'iki kiganiro hanyuma usabira umugisha abadukurikiye muri uyu mwanya kandi nanone ushima Imana ko ikomeje kukwagura. Karibu. Amen. Asante. Mwami mu izina rya Yesu Kristo nguhaye icyubahiro none Data wera we mu ijuru ngushimiye yuko Mwami iki gikorwa ugitangije ngushimiye yuko hari abo wateguye kugira ngo bacyumve ngushimiye abo twabanye ngushimiye imitima yo mbona iwururukije kubera ko hari ijambo yumvise rihuye n'icyo yumvaga yifuza kandi akaba yumva hari icyo rigiye kumumarira ngushimiye yuko Mwami uko wateguye hatabuzeho na kimwe ariko bizagenda ngushimiye nyo guhora ku ngoma ko hari umutima waruraze wumvaga yuko byarangiye ntacyo akifite ntacyo kiramira nta mpamvu nta ariko wera wa Isiraheli ukaba nanjye umpagurukije kugira ngo ngire uwo mutima wongarura ngire uwo nongera gutuma amenya ubwiza bwawe ngire nanjye uwo mfasha kugira ngo ayoboke inzira y'agakiza ngire uwo ngarura ku mwigishwa wawe Mwami. Ndagushimye rero yuko hari imfubyi ngiye kuzavugana nayo ndagushimye ko hari umupfakazi ngiye kuzavugana nawe ndagushimye ko hari umuryango wagasenyutse wumva yuko nawo nta mpamvu n'ubundi hariya hanze se ababayeho nta babyeyi bafite ko babayeho ndagushimye yuko hari umuryango ugiye kuzubaka kubera ibiganiro bizaca kuri icano ndagushimye Mwami kubw'abafatanyabikorwa waduteguriye bo tuzafatanya kugira ngo icyo wateganije gisohore uhabwe icyubahiro kubw'abakozi bawe nabo dufatanye umurimo badufatiye runini bafite umurimo munini mugari wo bakora kandi wera wa Isiraheli nzi neza ko n'ab'ingororano bazazihabwa shimwe himbazwe kubyukoze birenze ndetse by'umwana w'umuntu yatekereza icyubahiro n'ikuzo bibyawe mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Imana igumugisha Mama Ganza namwe abadukurikiye mwarebye iyi video Imana igumugisha mwibuke gukora subscribe ni ngombwa kugira ngo tube abafatanyabikorwa beza mukore like niba mukunze iki kiganiro hanyuma kandi niba hari ikibazo wamubaza ukimubaza muri comment hanyuma niba kandi nawe uba umuterankunga mwiza ukore share kugira ngo benshi babone iki kiganiro. Imana igumugisha nge nari Emmy hanyuma nari kumwe na Mama Ganza ariwe mabuja.